icyubahiro cyo kumubiri gusa ari ukwambara ikote ukagenda ngo ndi umugabo wa runaka byizina gusa kugira ngo ugaragare neza muri societe urimo ariko nyamara mu mutima warashengutse warabaye nk'amase yumiye ku musozi. Fabizo yarashengutse mu bigaragara. Fabizo nawe yazanyemo ubumayibobo bwinshi. None se ikibazo cyari kimwe ejo bundi ngiye kubona umuntu amuhingutse n'ibiti ati twagiye tugiye gukubita umuntu none urumva Fabizo mu mbabazi nyinshi ngira yageretseho kunyubaka amatera kanje nizo buriya amatera yanjye yarayijyanye noneho ureba ubugome bwa Fabizo kugira ngo ansebye ntabwo yatwaye matera nzima yatwaye matera ishaje yandi mukoreraho akazi y'iki n'iki abari yabaturaranye akazi n'iki n'iki abari yajya noneho na ya spanete dukingisha munsi y'urugi mu biziriko muri nyakatsi bani mu biziriko buriya wamugani mu biziriko nta mukwiye ko abashambure za bita. None se byaje kugenda gute ngira tekinike akoresha kugira ngo uze kwifatanya nawe uvuga uti wenda nubwo tubwiye uti wenda namubwiye nimba usambana amafaranga make wenda bakaguhereza nk'ikiro cya kawunga ngwino twibanire mu nzu ngewe wabigize international nkurangira abakiriya bajya guha amafaranga afatika. Ngiye namurebye mbona bwake yamwishe akamatera niko yajya agararaho kigera hariya urumva sakararaho wenyine mwa cyangwa wenda yakararagaho wenyine kuko mane amaraso yavaga mu birenge ntago twari kuryamana ukuntu yari ameze pe mwaburyamanye nkaryari kiriya gikarubona kiriya gikarubona buri umubonye ari umuhinde ukuntu yari ameze kuri abatera karabasasu ya mbere bataranogereza batarasigaho akarange n'ibiheri byinshi we nta nubwo byari ibiheri ahubwo byari ibintu bitumusenye kubanza none uri n'umukozi w'Imana urumva ubwitange ifite nubwo abantu muyangiye naramubonye aranganyira nambwa ati wowe niba nta muryango ugira igumira ahangaha ntago wabura n'ikintu ukora abana no kugira uti no kujya gushyinguza umuntu nanjye ntangiye kugira ubwoba bw'imiryango ndi kubona ya hato na hato uyu munsi haje uyu ese ko nta batindi mbona bazara ko haza abasirimu gusa ubundi abo ngabo babaga nese uzisengwe ucishije mu jisho ryawe nawe rya kangahe rya kabiri uri kubona yuko wenda bariya bari gushaka guteretana na Fabizo. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyo dukuyana kuri Manzi Innocent TV. Nizere ko wakoze subscribe wowe utarakora subscribe nyamuneka uyu ni umwanya kugira ngo tubashe kubana bwana byacu bya buri munsi igiti nk'ibisanzwe bageze bigano byitandukanye kansuze wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru yazo nsiburengera bwaryo ndetse namwese muri mu mujyi wa Kigali ndabasuje cyane abari hanze y'igihugu by'umwihariko ndabasuje cyane ba diaspora muri rusange umukunda wa diaspora ntimwabuze byose orabanga nta mu diaspora rama n'igihumbi ariko babizi habe num yego Mimi vuga nimero yawe kugira ngo aba diaspora dukurikiye kano kanya bakeneye umwana umeze neza sana bakeneye gutanga amafaranga bakeneye bafite amafaranga bana bandi barira murese ahubwo nyibanze utaza kwibivuga nyuma y'ikiganiro ko hari abantu batakirangiza nitwa Mimi nk'ibisanzwe nimero ni 078 71 78 185 kangaruke nyisubire mu yumve neza 078 078 Jivuga nani nsubira ntari 078 078 71 71 78 78 185 ukanda akanyenyeri ubundi ugakurikiza amakuru. Aya ba diaspora nimwe mubwirwa dore hano kano kanya abahaye nimero mutazanye kubaza ngo nimero ze ngo za Mimi ngo nizihe aya ngo buri seriye cyane ariko nagomba ngo bakuruguta amasafuriya yarafwishe hirya yejo rero ndi warutwicishije amasafuriya ariko nanjye mwanteye mugakabya reba nkejo bundi nese Mimi nge wenda naguhamagaye ngo twiganire bisanzwe kugira ngo byibuza n'abajya bagushyiraho amakosa bayakuvaneho
ni ikihe kintu kiri hagati cyangwa se ni ikihe kibazo kiri hagati yawe na Fabizo niho tugiye guhera njye rero buriya reka nkubwire njye n'abantu bankiraho n'amakosa barandenganya nkuko nabibabwenge nafashije umuntu nyuma yo kumufasha umuntu asa neza kandi nangerega ndi umuntu urukundo ruba ruraza kandi nkuko natangiye mbibabwira ntago Fabizo yagize ambwira ko afite umugore kuba nabana nawe rero nta nka yacitse amabere ubwo rero aho menyeye ko afite umugore naramubwiye nisiga ibyanjye nakuguriye ugende mu kugenda umugore nawe azana itiku kugira ngo warabibonye akaza kunjagararaho kuntuka yego nanjye rero kujya mwereka ko mfite ububasha Fabizo nkongera akamucumbikira kuko n'ubundi yazaga kuko iwe hari ibyo atabonayo muri no minsi muri kino gihe hari abagabo bagowe hari abagabo bitwa ko bafite ingwa ariko mukuri ntazihari ari icyubahiro cyo kumubiri gusa ari ukwambara ikote ukagenda ngo ndi umugabo warunaka byizina gusa kugira ngo ugaragare neza muri societe turimo ariko nyamara mu mutima warashengutse warabaye nk'amase yumiye ku musozi Fabizo yarashengutse mu bigaragara Fabizo nawe yazanyemo ubumayibobo bwinshi kuko yari akwiye kumbwiza ukuri nkamufasha nzi uwo mfasha ntago navuga ngo yarashengutse ariko nanone n'umugore nawe ni ishyano ngamubwira ntago umugore uvuga kuriya nka radio ya Sonateke wamurarana mu buriri n'ukuri kw'Imana nta kawunga waguze none se ikibazo cyari kimwe ejo bundi ngiye kubona umuntu amuhingutse n'ibiti ati tugiye gukubita umuntu none urumva Fabizo mu mbabazi nyinshi ngira yageretseho kunyubaka amatera kanje nizo buriya amatera yanjye yarayijyanye noneho ureba ubugome bwa Fabizo kugira ngo ansebye ntabwo yatwaye matera nzima yatwaye matera ishaje yandi mukoreraho akazi y'iki n'iki abari yabaturara akazi n'iki n'iki abari yajya noneho na ya spanete dukingisha munsi y'urugi kubera ko warabibonye ko hatubatse neza ntabwo barahakora ntabwo arasozwa boss wanjye yagiye hanze ntabwo hari ubwo ngubwo hari bitaragenda neza ntabwo barazamuramo akantu nyine ngo bone ko bahakoze ya spanete twakingishaga munsi y'urugi arayibatura bari yazirikisha iki ya matera kugira ngo anteze abantu ubwo rero Fabizo naje gusanga atari umuntu mwiza icyo nakoze ni ikirere hize yasadunda y'umugore ndamubwira n'ubundi bari batoye bagusambanyiriza umubyizi wowe ujye mu kazi bigira inzira erura buriya reka nkubwire warya amabya bagomba no kurya ikirundo naho kugenda utoratora twasigaye aho baheshye wayarira rimwe bikagira inzira ese umuntu ari kugusambanyiriza ikiro cya kawunga agafuka k'ibiro 5 karagura 3,500 fazari ntwanyana ugasambanira 10 ukaza ukagura n'umuceri wabinga ufatika byibura abana bawe bagiye kwicwa na kawunga ntiwanirinze n'ubundi wasambanye nkurikije uko avuga banzana bya bindi bavuga byo mu kanwa nabyo ajya bikora yani nibyo bacisha mu kanwa mwabantu mwe nago mvuga ibishitani wavugira hejuru hari njewe ubundi pe nge mbwiza ngira ukuri kwinja ariko noneho nuko uburyo nkuvugamo jibankiramo na ka discipline ariko no afite ijwi wajya ni igikona ruti ryanja ijwi afite ubwari ntanjyana ahubwo njye nibaza bundi abagabo baranagoye ono bakakibaza ngo mwabanye gute ngo nayo nasa kibaza ngiki yari yasamye yari yasamye se yaciye mu kanwa numbaze nanjye niyo mpamvu mubwira ngo ririya jwi ubanza ariho ryaturutse bitewe n'uko inshuro nyinshi yanyuzaga mu kanwa none se za bita ni spamura wabonye abakobwa bangahe bavuga ririya atasarara wabonye abakobwa bangahe rikeri wenda rikeri sazikura he uko asa kuri wabonye azikura ubundi bura umuntu agwaye nk'amahirwe yo gusohokana nawe wamusohokana mu kaye kabari uriya mukobwa bikabuga restaurant umunezero uriya mukobwa bikabuga ni muri Nyakatsi ni mu biziriko wamusohokana abikabuga burya ayaya wamusohokana mu biziriko muri Nyakatsi bani mu biziriko buriya wamuga ni mu biziriko nta mukwiye ko abashambure za bita none se byaje kugenda gute ngira tekinike wakoresha kugira ngo uza kwifatanya nawe uvuti wenda nubwo tubwiye uti wenda namubwiye nimba usambana amafaranga make wenda bakaguhereza nk'ikiro cya kawunga ngwino twibanire mu nzu ngewe wabigize international nkurangira abakira bajya guha amafaranga afatika ngewe namurebye mbona bwake yamwishe ntago uzi atangiye kuvuvuka mani nabanje kumugura amofite yindi y'icatanu kugira ngo byibura ndeye ko umuntu yajya amukoraho gutya bakavuga ati nkoze ku muntu neza neza umwera waramwishe umva none nago bize
Shuka twaravuga mbere yaranacitse nagombye kujya nyisasa buri munsi. Hashize se mwabonye umukiriya uza Umwera umwate byose byihorera. Nese umukiriya mwakira muri iriya nzu. Suri kureba noneho. Akubuzima karanze. Ejo bundi yanyiyemeyeho aratumuka. Ariko shamana noneho niba yaragiye hehe. Sinzi ntiyaragiye rugende yitaka. Ese burya nta n'uwari uhari burya cyagiye. Nta wari uhari nacyo kintu cyanambabaje urumva. Umukobwa yaraje hari umutipe twa tumaze iminsi turi gukundanamo. Byibanga buriya ngereka nkubwire. Nkurikije uburyo nabonye uhora unyinjira mu buzima nzira mu rugo buri munsi. Napanze no kwimuka amagaye boss insanga nta gahunda afite yo kuza vuba. Ariko ngiye bunsigaye nkunda umuntu nkabigira ibanga ryanjye. Arangije ejo bundi ya mukobwa abamwitayeho kwa kundi ko abayisetswa na ryajwi. Ati nkakugurira icyuma ndati nanjye ngwiki ngo niba nganywanga iki ngo niba ari nguvu gine. Numbaza icyuma yambwiye sinshaka kubamamariza. Kuko nago banyishyuye. Umukobwa baragenda ku gasantere bagenda bagiye gusangira. Umukobwa yagarutse anshingana amatwi. Yarakaye. Urumva dore ko nta n'amaherena ariho buri amatwi atambaye amaherena abayambaye ubusa bagaragara cyane kurusha. Aza yashinze yagize atya nkaho insungurira bubagura iryo joro. Atumva ati mfite amakuru y'ahantu umwana wanjye mutoya ari. Ati ubu ngubu niwe ngiye kureba. Ndamubwira nti genda ariko uze kubanguka nanjye hari ahantu nenda kujya. Umukobwa ari kubisaragiye dore ko nari imyenda yazanye n'ubundi yaramaze iminsi yambara iyanjye. Aragenda nta kintu yanyibye. Umukobwa ndamuhamagara nsanga telefone ayikuyeho n'ubu mukanya nari ndimo muhamagara nabwo nta ni yari iriho kuko ngiye uriya mwene wabo mana ntazi naho wanamutoraguye kwanza. Ubwo mana ejo muri mwaranjagaraje pe. Nese n'ubwa mbere mubonye uriya bene wabo. Njye n'ubwa mbere nari mubonye. Ahubwo nkibaza abantu nk'abariya baza kubera ko bwaki yashize umusatsi wahagaze utakiryamye. Kubera ko za kanta za senyisa namuteraga aryo uramuhungu zitwa. Fabizo kuburyo uramukobwa se yaba ntacyo bapfana agiye ari kumutereta. Wabwirwa n'iki ko ari cyo bapfana? Sereka nkubwire. Reba igihe maranye Fabizo. Sibyo? Natangiye kumwondora. Uriya mukobwa yambwiye ko afite umwana w'imyaka 3 n'amezi. Urumva? Kandi Fabizo tumaze imyaka igera muri 2 tuziranye. Uri kumva? Yamaye. Bivuze ngo n'ubundi no mu gihe yabanaga n'uriya mugore yaratahaga n'undi uriya mugore yamutanye umwana afite umwana w'umwaka n'amezi akiri mutoya. Okay. Kuko yaje avuga ko hari ahantu yakoraga bamufashe nabi batanamuhembye abantu yaragiriraga inka. Yaje afite umwata kandagira ukanyara amaso pe. Kanyara amaso. Gusa ikintu cyambaje nuko kari akamatera nako yaryamyeho bwa mbere. Yarangiza yabona kari kumusebya akakikorera akajyana kwa nyirasenge. Buriya ashobora kuba yaragira ngo asibanganye ibimenyetso by'uburyo twamenyanye. Kugira ngo avuge yuko avuye ahantu. Kuko akamatera niko yajyaga araraho kigera hariya. Urumva? Sakararaho wenyine mwa cyangwa wenda yaza. Yakararagaho wenyine kuko mane amaraso yavaga mu birenge. Ntago twari kuryamana ukuntu yari ameze pe. Mwaburyamanye nkaryari. Kiriya gikarubona. Kiriya gikarubona. Buriya umubonye ari umuhinde ukuntu yari ameze. Kuri abatera karabasasu ya mbere bataranogereza. Batarasigaho akarange. N'ibiheri byinshi. We nta nubwo byari ibiheri ahubwo byari ibintu bitumusenye. Kubanza none uri n'umukozi w'Imana. Urumva ubwitange ifite nubwo abantu Oyange naramubonye aranganyira. Nambwa ati wowe niba nta muryango ugira igumira ahangaha ntago wabura n'ikintu ukora wabona n'akazi keza. Haranambeshya ati naranize buriya turetse ko ndi imfubyi ahubwo ngi ikintu kintungura. Abyewe kugenda. Nuko namaze kubyibuha. Kugendiza gake. Amaze kumera neza imiryango iri kuza umunsi ku wundi. Ahubwo ikigaragara se wenda na wa mugore wamaze umwaka wose ataraza kumureba aho batangiye kubisikanira mu muhanda akabona arasa neza ubwo yaje kumpiga. Ibaze imyaka ibaye ingahe none nta n'amezi atatarashira umugore aje kumpiga. Ubu amaze kubona akasa neza nibwo atangiye kumpiga. Uyu munsi haje nyogosenge ejo ngo haje mushiki we ejo bundi hazaza mubyara we ejo bundi haza na sekuru. Ahubwo noneho nugutangira nasekuruza nugucukuza amarimbiro usora ritarusora ko bagiye kujya banzana n'imirambo. Oya se kandi none mirambo se gute none se reka nkubaza niba hatangiye kuza mushiki we ejo hazaza se wenda se nawe ni inzengere nkuko umuhungu we yarameze wenda azaza aruza kungwa mu maso ndwana no kugira uti no kujya gushyinguza umuntu. Nanjye ntangiye kugira ubwoba bw'imiryango ndi kubona ya hato na hato. Uyu munsi haje uyu ese ko nta batindi mbona bazara
ko haza abasirimu gusa ubundi abo ngabo babaga nese uzisengwe ucishije mu jisho ryawe nawe rya kangahe rya kabiri uri kubona yuko wenda bariya bari gushaka guteretana na Fabizo ngewe ukuntu ndi kubibona buriya kwiburishwa abana kwabo ibintu bidasobanutse ntaza aho biva naho bija buriya barashaka kuvuga ngo buriya mugore ntiba hari udufaranga nabitse nshaka kwigurira akabanza nkibakira inzu baragira ngo bamfungishe bankiraho amadosiye kuko bizwi ko ntanabyara n'ubundi ngewe byanze bankiraho dosiye yo gushimuta abana niba warabyumvise uriya mugore yaravuze ngo agiye kwifashisha ubuyobozi ese arifashisha ubuyobozi abo bana harabona ikaniriye ubundi yagiye kwifashisha ubuyobozi arego wabikaniriye inshuro 3 zose araturumbuye kambere hubaka kabiri hubaka gatatu hubu none ngo ngiye ngo mimi ngo bagomba kujyana mu buyobozi kandi utabyara baranjyana mu buyobozi gute wahisemo kutabyara cyangwa none se ibyaranze nyine byaranze imyaka yabaye myinshi kubyara biranga ya bukecuru bwaranze none baraza ikikaniriye abo bana kiri kwidegemya naye narakibuze cyantwariye na sheri none ngiye ngo ugiye kujya mu buyobozi kumara yikize kuva igihe wamboneye kuva wambona kuva wamenya wari wabona n'umwana ukina ku mbuga yanjye none sambazi byabana buri ambazi kure mugore mwazamugira inama kweri nukuvuga ngo ngenzi ica umuntu bamfunge kuko ubwo nicyo mamukeneye ariko uzi umuntu uza kuduhira mu matwi nk'igisazi cyo muri toilette ngo ngabana wewe warabuza niva mu byibura ngo umenye nuko indi ryana kwa mugani nagahinda gakomeye Imana ije hari ibintu maze guhaga umuntu akaza akakuduhiraho hayo ni gisazi gikutsa amabyi ndashaka abana so mimi dusoza ikiganiro ndagira ngo ugire message ugenera ura muryango wa Fabizo ngereka mbabwire icyambere ndabaha gasopo ngiye bari abagore naba akubundi ko nta munyamuryango w'umugabo ngo haza umuhungu ngavuga ati ngiye mfukana nuri wenda wamwuba izo ndraya zizo ncorekeze zose aho yirwa zitoragura ntazi mbahaye gasopo pe inzu yanjye yabi y'icumi yabi ya 15 yabi ya 20 mbasha kuyishyurira nizo nzavumba zabo z'abagabo azigaburira zikabyibuha zigasa neza bakaza kubaburana kuko bamaze gucya ngewe mbahaye gasopo mu rugo rwanjye pe nkeneye amahoro ahagije nkeneye amahoro nawe kandi nkwe gasopo wa munyamakuru we tujya duhurira ahandi hantu ariko mu rugo rwanjye gasopo cyetse nikawa kabaye ntago nzojya kuzi wa ari ibintu maze ako ni numburu sako none nzaza ntabana so bazakwica ndeba koko ahubwo none njye uzabica ubutanura mukuje uzitabaza ribuza muzanye aho kugira ngo uzushoreranye n'amahabara wakikije wagira ngo nagatunga ujyanye ku isoko by'uburu zitwaza ribu bityo gihe azaga umuntu so message bagenere nizeye ko bayumvishe ubwo nyirubwenge bwinshi yumvishe utabyumvishe nyine azagende imimeme n'umutwe Imana barinde